ariko muzi ukuntu umugore uri mu mihango aryoha. Burangiyewe nagura bomura umugore uri mu mihango ngo wumve. Ntago ndumva. Umugore uri mu mihango araryoha. Yaka bakubwiye ngo umukobwa bakubwiye ngo ari muri icyo gihe ki. Muri iyo period. Wabifata gute wowe? Njya nyemereye rwose ndamwasa. Ari mu mihango kanyemerera ndamwasa ngiye. Yego. Unukuvuga ngo wakwemerwa ujyamo. Nge rwose byo kumwe ngo uri mu mihango ibyo n'ibindi. Nako sawa n'amazi kwaza kuronga. Bapfa kwinjira. Nta n'amazi wavuga tereka. Hello. Niba umuntu yaramusuye akajyana inzoga bagasangira bagasinda, video ihari ni yaho ngo bari kumwe. Hari video yo mu buriri yagaragara. Hari video yatweretse binjira mu ngo bamupimye ahubwo yiteje abantu. Ngo bamupimye ngo basanga ngo basanga ngo nyine ngo yarabikorewe. Kandi kindi ngo ari mu mihango. Ngo basanga yarabikorewe. Ngo yarabikorewe. Bamupimye basanga baramugize neza. Kiriya kigo ngo gipima abantu nyine bakorewe ihohoterwa nyine. Yagiye gupima. Ngo bamupimye. Nabonye ibinyamakuru byose byagiye bibivugaho bavuga ko ngo none sura mutipe barabwirwa n'iki nibari. Barareba spam ze. Ahubwo se niba ari we yageze hari yagute yageze batabivuga. Spam ze. Bareba spam ze barebe nimba arize kandi bazisangamo. Urumva iyo atoze ariko bajye bafata banabare umuntu araje aragusuye umwakiye neza uramuhobeye. Uramuyambiye ubwo koko mukanasangira nyuma ngo gufasha ku ngufu. Ngo gufasha ku ngufu. Uramukecuru no kujya gufata ku ngufu. Mwabakecuru mwe mwabahemu. Bape cyasonje ubwenge Shadibu ko byo ngo afite imyaka 23. Inde uramuhungu Shadibu ngo afite 36. Ese Shadibu koko uramukecuru ahubwo niwe wafashe ku ngufu. Yaka ari nkawe uri umuyobozi bakaza bakakuzana nka kiriya kirego. Shadibu bakaza gutanga ikirego. Ni iki wakora wowe? Kirego cya Shadibu ntacyo nakwakira. Ni gute wambira ngo umukecuru mwana kure bamufashe ku ngufu. Umukecuru mwana kure bamufata ku ngufu bari. Wowe nkawe nk'ijisho ryawe rya mukuru ubibona gute? Shange ndabona uramutipa ari kurengana. Uramutipa ararengana rwose. Ntabwo wambwira ngo Shadibu Slay Queen video ze turazizi. Ari za Dubai bari kumucangacangira muri piscine. Hari video nabonye bari kumuvangavangira muri piscine. Warayibonye? Umuntu ayegera ari kumucangacangira muri piscine. Reka ari Dubai. None urambwira ngo umuntu nkuriya ijana zararenze barangiza ngo bamufashe ku ngufu. Noneho ngo yabyutse ngo asanga ngo yambaye ubusa ngo n'umuhungu bamuryamye imbere. Ikindi aravuga ngo yataye ngo inkweto ze ngo mu rugo. Watangiye kubizamura ngo ahita agira gute? Ngo ahita ngo yigendera uwo muhungu. Ese baraye kwa Shadibu. Ni kwa Shadibu. Umusore ngo yahamagaye Shadibu ngo bari barashwanye. Shadibu niwe wanabyivugira gerega. Aravuga ati avuze ati ngo umusore ngo aramuhamagaye ngo aramubwira ngo arashaka kuza kumusura ngo ariko afite n'akantu ko kunywa. Urumva ngo afite akantu ko kunywa. Avuze ngo afite akantu ko kunywa Shadibu ngo amuha karibu. Araza ngo yari yaranamuborotse. Kubera ko yari yarahinduye inshuti, bumva ashaka inshuti nzima. Ngo aramwemera araza. Ari kumva? Ngo babanyweye icupa nyine, ngo babanyweye icupa barinyweye, ngo yazaye marikeri ngo abiri. Akajya mubaza ngo bimeze bite ngo ari mu mihango. Kamaze bari mu mihango kwakundi. Muzo basaze yavuye yaviri hajya. Ariko muzi ukuntu umugore uri mu mihango aryoha. Burangiyewe nagura bomura umugore uri mu mihango ngo wumve. Ntago ndumva. Umugore uri mu mihango araryoha. Yaka bakubwiye ngo umukobwa bakubwiye ngo ari muri icyo gihe ki. Muri iyo period. Wabifata gute wowe? Njya nyemereye rwose ndamwasa. Ari mu mihango kanyemerera ndamwasa ngiye. Yego. Unukuvuga ngo wakwemerwa ujyamo. Nge rwose byo kumwe ngo uri mu mihango ibyo n'ibindi. Nako sawa n'amazi kwaza kuronga. Bapfa kwinjira. Nta n'amazi wavuga tereka byibuze cyangwa yabanza akitawaza yamara kwitawaza bundi nkamuvangava.
bamwe murajye kwitabaza muri kuvanga ubutumwa uha abantu bashiki bacu baba yenda nkuko urumva uwo musore musanze aho bigenda gutyo ariko urumva yuko byanga bikunda nta butumwa nabaha kuko ubusambanyi bureze hanze aha aba bitwa ngo bagiye muri za anniversaire haba hari icyumba kimwe cy'abinyabya bagenda bagakora ibyo bakora bakagaruka bakanywa izi za anniversaire mubona abantu bakarara inkera bakarara ijoro bari kunywa mu rugo rw'umuntu ngo habaye anniversaire hariya barasambana ku rwego rwo hejuru izi za anniversaire mubona mu mawikendi mujye muzitondera Dusabe aramutse akubwiye ngo mpagaho uyu munsi najya muri anniversaire kandi ndaza ntinze Dusabe agusabye agahushye aba yatingiye muri anniversaire ariko ndaza ntinze yagenda yashaka akagitandika ku mufungo nyinyanya si ikese yakabitanze negere mu rundi nanjye nagushyiraho ngarabizi Elefanta Fanta yakoze n'ubuko yanga kuntumira sha nagoze uko ari metri kumbonana ufite ikihe kibazo reba ni ryari wajyaga nuko bwasenyutse wenda ariko wanze kuntumira okay urakoze ese ubundi wari kunyanga wari kumenya warananiye n'umwakukiro warandoze pe ni gute nkora ubukwe bukamara iminsi ibiri ubukwe bukarangirana n'uwo munsi nyaboneka utaneza abantu urugo rugasenyuka ariko magahinda we utaneza abantu nyaboneka ariko warabyibushye umeze neza wagira ngo kumenya ko ari aho Samantha n'agasana batuye mu Rwanda ameze nk'umuntu kubera Imana wagira ngo yabonye mu diaspora ntacyo mu Rwanda aba diaspora se ubundi hari umunsi tutababonye ugira ngo bw'umumaro cyaba ibihuha ibihuha ni bakeya abibihuha ni bake muri dukomeze tubaza Samantha murekere gukomeza mumbaza wenda ibindi tuzikora ikiganiro kirambuye ariko ku bantu bari badukumbuye cyangwa bari bakumbuye Samantha kuri sawasawa ndamutunguye nawe n'igitumo pe kandi turakurikizaho Kiroso rifata ndi kunywa Kiroso ni wiri wiyishyure egisi wanje anugana ko barizo ubusa egisi no Sama hari inkuru iri gucicikana hano hanze uri umubyeyi y'umubyeyi mugenzi wawe inkuru ya Shadia Mbabazi cyangwa Shadibu bamamaye nka Shadibu ibyo nuko najya mbireba ibyo nuko najya mbireba ariko byanga bikunda ushobora kuba warabyumvise dadi kari kumamagara ibitangazamakuru byahuruye ngiye kubereka dadi oya dadi waje ukambwira sha dadi ngwino nacaginge phone turabushyira muri video we dadi pe nta dadi mumba barira niwe dadi akavuye mubwiza ukuri urumva Samantha ntago ndi dadi akari wowe uri umunyamakuru mu rundi ntago ugeze ukurikirana ubuzima bw'uriye nawe Kiroso none have mbwira Kiroso iyi video rakayijeho genda shaka ino video ijeho muri ramboye Kiro ngiro na live noneho kuri YouTube aya masaha aya magingo ngiro live kuri YouTube hari abantu bahemukiwe kubera Kiroso ndashaka kubisobanura bahemukiwe gute ndizo tumushireho zanavunda gushyira oya nta kibazo none hura nababwira na nimero we wizeye abantu bahamagaraho akunda bizi ko neza hari abantu bahemukiwe kubera wenda mu ndina makuru yo mfite example wenda nko ku nkuru yakoze ku bintu bijanye n'umuganga gakondo ku nkuru yakoze se abantu bakazifata kuki abantu mukunda amafaranga kurusha abantu kuki wamamaje none ndashaka inimero yawe nzima ko baguhostinze kandi kurabaza oya nyine ndashaka kubaza nanjye ndashaka kubaza inimero yawe nzima kukuraho kamera wampamagaye wampamagaye ikibazo wagiye ahantu habi oya reka njyewe ntere n'ahantu heza kuri gushaka kunshiramo oya ntagushiremo ko ngenda ndashaka kubaza ikibazo kimwe cyonyine kibazo namundi ndamujaho ndashaka ku kibazo yumbaze bibi kuki abantu bahemukiwe ku giti cyawe biturutse kuri yewe se yego gute wamamaza ibyuzi cyane nawe warashutswe ntago nari imbizi kandi mu gihe nabisobanukiye ko namenye ko ntari imbizi cyangwa bitari none se dede uri kumvikanisha ko bari abantu bose ari abasukama
mfite message zirenga 50. Oya wanze usubize. Uri kumvikanisha ko ari abantu bose bamaze ubuganga. Ntabwo arabasikama. Bari habaho ababyitirira. Oya, hari ntabwo ababyitirira. Hari abantu bambura imbaraga. Kuki umuntu mwambura imbaraga wewe wamwamamaje ntuvuge uwo muntu kwamwambura imbaraga. None se washaka nyuma yo kwambuga imbaraga atakora inkuru ivuga ngo wa muntu yamwambura imbaraga. Nta mbaraga gifite. Buri muntu wese yabonye inkuru kuri nge. Reka mubwire nimero yanjye. Kirose ko kari akazi. Nta nimero ushaka kuri YouTube yawe. Nta nimero ushaka kuri YouTube yawe. Yego. Reka maze subiza aho hantu. Njyewe no kuvuga ngo ibi bintu byajemo Chargingira cameraman. Itonde hajemo abasikama benshi. Yego. Hari abakora ibyanyabyo, hari n'abasikama bitirira bakoraga ibyanyabyo. Ariko mu gihe maze gusobanukirwa byose narabiretse. Kuki wamamaje? Nababanje kandi narabiretse. Nirihe tanduka ngira umuntu wamamarije w'umusikama n'utari umusikama. Nawe kana kubaza. Kuri intwari. Nagirigera yapoding inkuru yo yugaga. Okay, nyine basobanura. Nusubiza yego canke wowe se yego. Nyuma yo kugira uretse gati. Uravyemera ko wazapoding. Nazapoding. Eske abo wamamarije bose. Uremeza ko bose arabaho nta bisikama. Ahubwo nje ukintu harimo scam. Okay, umusikama wewe wigeze witerwa kwa umuntu. Nyuma ya kumenya ko scam. Wigeze witerwa kwa umuntu namaje uri ya scam. Ahubwo nje ukintu navuze ngo buri muntu wese aganyuye umuntu nabanza nyuriho. Okay, raho karoshatse kuvuga. Manze ndamuhukura nanyureho kuko njewe yaranyishuye. Ndamwamamariza. Ako nyuma yo kunyishura yere wa nyawe. Ako mwino misi menya makuru ko ari scam. Bambe wenda ntago ari scam. Nyumvuze scam abantu bimva nabi. Ahubwo menya makuru bamwambaye imbaraga. Yego. Navyo turabimenya. Ariko rero nibyo ngibyo ntiwabimenya. Oya niba mwambaye imbaraga. Wowe ukora ikiganiro uvuga ati rero mwabantu. Bintu bimeze ukuntu ukuntu. Ariko iyo ubimenye widukura ikiganiro aho ukakura iki kiganiro ukavuga ati uyu muntu noneho hari abandi banyamakuru badanerodinga. Noneho bari abantu hagara basikama. Ahubwo abanyamakuru hari abadanerodinga ibiganiro. Genda bishira hanze. Okay, nyuma yo kudanerodinga agashiraho nimero zitari z'umuganga. Ahubwo wewe niba uriya muntu wa YouTube ntagaje gucekinga. Afite umuntu akunda. Didi uremera yuko hari ikintu cyo kubwira. Wemera yuko muri iyi mihanda cyangwa muri social media hari umuntu ubikeneye amafaranga, hari ubikeneye views, hari izo views nizo zivamo amafaranga. None se akora ibintu wewe wakoze bitewe agakora ibintu bitewe nuko ari gushaka views cyangwa amafaranga. Ndabyemera biha hamwe na mihanda. None se kubera icyo uri kuvuga kuri ibyo bintu cyane. Umukiriya wawe yakuganye kubera aziko umukiriya wawe akwizeye. Yagurukira kubera iki habaho ibintu bya platine bya original. Platine original ni ukugira ngo buri muntu wese agire imibereho ku giti cye. Urakoze cyane cya kabiri kubera iki ibyo bintu bya pirate babigura n'ibya original bakabigura kandi ukagura icya pirate zikora icya original. Okay, utabimenya ndabwira kuri meza pirate iri shayini urumva original ni ibintu birizi tugomba kumenya kintu pirate shayini original. Oya apana tubyiteho pirate umuntu wende tuvuge muri pirate mwana baganga tuvuge aba pirate babaganga waretse kwibanda kwa urumva tubande ubugira ngo duhukura abantu. Yego pirate arakubwira amagambo menshi anakwizeza ukuri original anakwisembereza urumva ako original ntarabwa nakwitaho umwana aravuga ngo bikore cyangwa ibireke. Njyewe reka nkubwire mu gihe namaze gusobanukirwa n'ibyo bintu niyo mpamvu nabiretse kubikora. Izo nkuru naraziretse nta nkuru yewe ishimishima uzi ko ari inkuru wakoze kera wenda ahantu ntuhakate ahantu ntuhakate. Reka mbwira abandi nkubwira kandi kantu gato. Hari abantu bagenda badawnloadinga filime nako inkuru twakoze kera kandi umuntu ayirebye nabwiye ngo pirate ahubwo je ko mushimira akagira ngo reka ngira umuntu ushimira yakoze icyo gihe kandi wikoze kera utaramenya n'ibyo bintu. Reka ngira umuntu ushimira byaza bitaraza bakayipirata ibyo ngibyo birabareba. Njewe shimira ko hari umuntu yanganye ndamugatuye umuntu nta makuru mfiteho ko nta nimero nari mfite ndamugatuye ntabwo ntubabaza mu rundi ko yirigwana na Kiroso nimero yanjye biri kuri no mu rundi cyo ndamushimira yamuhaye iyo nimero
nimba nawe yarakuvugisha ahubwo ngo nta kibazo ariko ndakeneye iyo nimero niba ari Burundi niba mwe murayisangiye muri babiri muyivuge biri kubiganira iyo nimero muzasheho ako you are hoje apana undi mugize kuko wo mwamamaje ntaho ushaka kuvuga naba ndamusenya ese muvuge njyewe umva nkubwire muvuge oya mbwira oya cye muvuge uvuge ndeze yakwishuye ameza ngahe uhe uwo muntu yakwishuye anyishira kubijyanye n'iki uwo muntu imbaraga ziwe zitagikora cyangwa udanurodinze ubu magingo ya ntago mbizi kubera ko mvuge wa original gikora izo nkuru z'abo baganga mvuge wa original asedit reka nkweza akabazo gato niba mu diaspora afashe nimero kuri YouTube ikamuva iyo nimero agasanga ni scam yahaye amafaranga akaza gutura ikibazo nyuma yamaze utanga amafaranga atagigutuye mbere bikubabaza nk'iki wowe mbere yarafite uburetse mbere yarafite nimero yawe y'umunyamakuru yego nk'umunyamakuru arakuzi nigeze abishidikanya ngo abikubaze ngo abigira nk'ibanga surprise sibyo noneho bamaze kumufata baramureye ngo didi ngo nakoresha ngo navugishije umuntu meze ukuntu kuri inkuru ariko yana ngo yandiye amafaranga why atabikubwiye mbere abagiye badutumane twabatumiki bazabaza umunyamakuru ati ese uyu muntu bimeze gute cyangwa bitameze gute murakoze cyane